neza Playna. Uyu n'uwundi munsi mwiza Imana iduhaye ngo tugenderemo, ni n'amahirwe adasanzwe kongera guhura nawe. Nkuko mubizi, aya ni amateraniro adasanzwe ku cyumweru, ntabwo asanzwe nyine kubera yuko bamwe ntabwo mwagira umugisha wo kujya guterana Playna gusa, ahubwo ndavuga abantu benshi bari mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nta kundi twabigenza, tugomba kubashyiraho uburyo dushobora kubona byibuze ijambo ry'Imana. Nkuko mubizi, uku kwezi kose turi kuganira ijambo rivuga ngo twasigiwe kuvuga ubutumwa mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, aho turi gusoma muri Timoteyo wa 2 ibice 4 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2. Haravuga ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane uteshe uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Amen. Niryo jambo turi kuganira uku kwezi kose tugeze hagati. Uyu munsi turi ku itariki ya 22 y'Ukwakira, bivuze ko dusigaje iminsi 8 tuganira rino jambo. Uyu munsi nifuze yuko tuganira ku ijambo bita igihe. Mavandimwe, twize uburyo bwo kubwiriza, twiga kuba abavuga butumwa, ariko hari ikindi kintu dukeneye kwiga cyitwa igihe. Kuko muri iyi topic dufite harimo igihe. Muri iyi topic dufite harimo icyo bita igihe. Harimo ijambo ibihe, kubera yuko ni igihe gikwiriye n'ikitagukwiriye. Nuno murongo twatanze harimo igihe cyase ibihe, bivuze yuko ibihe nabyo dukwiriye kubivugaho. Dutangira iyi topic twavuze ku bihe isi iri kugenda icamo. Uyu munsi nagira ngo tuvuge ku gihe. Igihe ni umwanya ikintu cyose kiberamo. Umwanya, ikintu cyose, ikintu icyo ari cyo cyose kiberamo, icyo twita igihe. Mu Mubwiriza ibice 3 ku murongo wa 1 n'uwa 8 tubona Salomo agerageza kutwereka yuko habaho ibihe bibiri: igihe cyiza n'igihe kibi, igihe cyo kwemererwa n'igihe cyo kutemererwa. Mbese habaho ibihe bibiri, hariho igihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Mu buryo bw'isi badefinishe ibihe icyasi igihe mu buryo bugera nko muri butatu. Hari icyo bita moment, umwanya; hari icyo bita season cyase amasezo; hari n'icyo bita age. Sindi butinde mu bintu bya age cyane, cyase umwanya cyane, cyase mu ma-season, ariko iyo bavuze gatoya mbikoreho, iyo bavuze moment, umwanya, baba bavuga umwanya icyo kintu kigiye kubera. Bavuga nimugoroba, nijoro, mu masaa 10, mu masaa 6. Ibyo ngibyo bitwereka umwanya. Mu mwanya niho usanga harimo iminota, amasaha. Ni umwanya. Umwanya ni igice gitoya cy'igihe. Iyo kibaye kinini ku buryo gifata nk'amezi 3 cyangwa se ashobora kurengaho, hazamo icyo bita season. Mu Kinyarwanda cyiza mbanza babyita igihembwe. Amasezo niyo dusanga aduha ayandi moko y'ibihe, aho tubona impeshyi, urugaryi, itumba, umuhindo, iminsi, amezi. Ibyo ngibyo biri mu gice twita amasizoni cyangwa se igihembwe. Rero igihe kukidefinisa mu buryo bw'abantu, tukidefinisa muri ubwo buryo.
ntibagiwe n'icyo bita ages cyangwa se imyaka. Iyo havuze imyaka nibwo dutangira kubara ibinyacumi cyangwa se decades, tukabara ibinyejana centuries, tukavuga amasabukuru, yubile. Ibyo ngibyo babibara mu myaka. Ni igihe gifata imyaka runaka, ariko hariho n'igihe Imana yashyizeho. Oh haleluya! Ibi byose bisobanura ikintu cyitwa igihe. Mu mubwiriza ibice 3 ku murongo wa 1 kugeza kwa 8 haravuga ngo buri kintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo. Haleluya! Igihe. Ntushobora gutera imbere hatari igihe. Ntushobora gukena atari mu gihe. Ntushobora kuvuka atari mu gihe. Na Yesu Kristo aza mu isi, ijambo ngira ngo ni mu Bagalatiya haravuga ngo maze mu gihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore. ngo agengwe n'amategeko kandi ategekwe nayo. Why? Yaje mu gihe. Daniel we yitegereje Yesu aravuga ngo uyu ni umukuru w'ibihe. Ibyo wenda reka ndeke kubitindamo, ahubwo tuvuga igihe, duhuza igihe n'ubukristo, duhuza igihe n'ivugabutumwa. Kuko turi mu kwezi kw'ivugabutumwa, ndagira ngo duhuze igihe n'ivugabutumwa. Kuko umuvugabutumwa ntashobora kuvuga ubutumwa atari mu gihe cye. Reka nerure, umunsi wakiriye Yesu Kristo wari winjiye mu gihe, wari winjiye mu gihe cyo guhamya, wari winjiye muri season of testifying the Lord Jesus. Wari winjiye mu gihe cyo kuba witness, wari winjiye mu gihe cyo kuba umuvugabutumwa. Rero nimba ubikora bisaba kugendera ku gihe. N'amasaha yacu twambara aya asaba gukorera ku gihe. Ibintu byose muri no si bajya bavuga ngo nyuma y'igihe si igihe, bisaba igihe. Hari abantu mu gihe kimwe ushobora kubwiriza, hari n'ikindi gihe utabwiriza abantu. Kugira ngo ubutumwa bubashe kukugeramo ni mu gihe gikwiriye. Imana igira gahunda ihamye ku buryo ibintu byose bikorera ku gihe. Natwe abavuga butumwa dukwiriye gukora mu gihe. Twifashishije Salomo mu gitabo cyiwe cy'umubwiriza ibice 3 ku murongo wa 1 no ku wa 8 dushobora gukuramo ano magambo avuga ngo habaho ibihe bibiri, igihe gikwiriye cyo gukora ikintu n'igihe kidakwiriye. Kumuvuga butumwa nawe ni ibihe bibiri, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubwirize ijambo ry'Imana mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Bisobanura ko umuvuga butumwa agomba kuba ari standby mu gihe icyo ari cyo cyose. Bivuze ko mu moko abiri y'igihe tugiramo igihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Wenda sintinda mu gihe gikwiriye, reka ahubwo nivugire ku gihe kidakwiriye, kuko nicyo benshi mutinya kandi nicyo mwibazaho kandi nicyo mwifuza kumenya. Kuko igihe gikwiriye cyo murasa naho mukizi. Abantu kuvuga ngo igihe kidakwiriye cyangwa se igihe gikwiriye ntabwo ari ukuvuga ya masizoni twarimo tuvuga mu kanya gato yagashize. Ntabwo ari ukuvuga ya ages, ntabwo ari ukuvuga bya bihe. Nibutse ijambo riri mu mubwiriza ibice 12 ku murongo wa 1 haravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, ubwo utazavuga ngo ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Ibyo ngibyo bitwereka yuko hariho igihe cyo gukorera Imana, hariho igihe cyo gukorera Imana my dear. Niyo mpamvu kumuvuga butumwa agomba kugendera mu bihe.
ushobora kuvuga ngo ese muvugabutumwa igihe ni iki? Ndaje nkikubwira. Ese igihe ni cyo gusaza? Ni igihe kimeze gite? Gusa ndagira ngo nkubwire yuko umuvugabutumwa yemerewe kubiba imbuto yitwa ijambo ry'Imana mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Wemerewe kubiba imbuto zo kuvuga ubutumwa ukiri muto, ukuze, no mu gihe cy'ubusaza bwawe. Si byo ndi kuvuga, ahubwo ndi kuvuga ku gihe kidakwiriye. Igihe kidakwiriye si Imana yigeze igishyiraho, kuko Imana yashyizeho igihe kidakwiriye gishyirwaho n'umuntu ubwe ku giti cye. Hahandi wiyumva neza wenyine ukavuga ngo ese iki nicyo gihe gikwiriye cyo kuvuga iri jambo? Ese iki nicyo gihe gikwiriye navugamo ubutumwa? Ni wowe ubyishyiriraho, si Imana ibishyiraho. Wowe kuvuga ngo igihe ntikigukwiriye usanga bigendera ku byo ubona, ku byo wumva n'ibyo ureba. Ariko mu by'ukuri Imana iyo ikureba ikubona yuko ukwiriye kuvuga ubutumwa mu gihe icyo ari cyo cyose. Usibye impamvu zacu bwite, igihe cyose gihora gikwiriye kuvuga mu butumwa. Igihe kidakwiriye ni umuntu ukishyiriraho, si Imana yagishyizeho. Mu by'ukuri igihe kidakwiriye ubwacyo ni uburyo wemeranya n'umutima wawe hamwe n'ibitekerezo byawe ko igihe irimo kidakwiriye kuvuga ubutumwa. Ndabizi yuko na ujya uca rwose muri ibyo bihe bikwemeza yuko iki gihe turimo cyangwa se igihe wowe urimo kidakwiriye kuvuga ubutumwa. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiriye yuko ukwiriye kuvuga ijambo ry'Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Ntugire ngo ni wowe wa mbere unyuze muri ibi bintu. Paul yabinyuzemo. Yesu Kristo twamamaza kandi tuvuga nawe yabinyuzemo mu bihe yumvaga atari worthy, yumva adakwiriye. Oh, haleluya. Nusoma muri Luka ibice 22 umurongo wa 43 n'uwa 44 tubona Yesu atakishwa n'umubabaro n'agahinda kubw'amakuru yari afite, kubyo yabonaga ibiri imbere ye, kubwo gusoma ibyo Kristo Mesiya yagombaga gukorerwa kandi yari we. Ari gusenga aravuga ngo data, iki gihe ntigikwiriye, niba bishoboka ndenza kino gikombe. Uziririya jambo icyo risobanura, byari rivuze ngo iki gihe ntabwo gikwiriye, sinshoboye. Yaravuye muri plan yo gucungura umuntu, ariko arenzaho ijambo rivuga ngo ntibibe uko jyeweho ushaka, ahubwo bibe uko ushaka. Haleluya. Igihe kidakwiriye ntabwo ari Imana igishyiraho, ni wowe ugishyiraho. Wowe uriyumva ukumva ko bidakwiriye, ariko Imana iba yaguhaye imbaraga zibasha kunyura muri icyo gihe wita ko kidakwiriye. Paul nawe yageze igihe navuga ahura n'igihe yumva ko kidakwiriye. Mu Bakorinto ba mbere ibice 16 ku murongo wa 9 tubona Paul avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo kuko nugururiwe irembo rikomeye ngo ariko abandwanya bakaba benshi. Ni gute, how come umuntu nka Paul yagera mu gihe akavuga ngo hari irembo ry'ivugabutumwa rifunguye, ngo ariko ibindwanya ni byinshi? Nuko hari amakuru yumvise, hari n'ibyo yari yarabonye. Aravuga ngo igihe ngiye gucamo, igihe ndi kuvugamo ubutumwa kirasa naho kidakwiriye. Iyo bimeze bityo mu buzima bwawe ukora iki? Reka nguhe umuti ukwiriye gukoresha mu gihe kidakwiriye. Umuti nta wundi, ni mu Befeso ibice 6 ku murongo wa 18 n'uwa 9, ndetse uri no ku wa 44 muri Luka bya bice 22. Nuko umuti ari ugusenga.
gusenga nicyo kintu cyonyine, murambabarira nduvaje mu rusaku, gusenga nicyo kintu cyonyine kibasha guhindura ibihe. Nibutse indirimbo ivuga ngo amasengesho ngo ahindura ibihe. Imana ubwayo ni ihindura ibihe. Iyo twapfukamye tugasenga tukajya ku mavi, tubasha guhindura ibihe. Umuvugabutumwa akwiriye kuba umunyamasengesho kugira ngo ahindure ibihe, abashe guca mu bihe. Iyo tutabasha guhindura ibihe, Imana iduha strategy n'ubwenge bwose kugira ngo duce mu bihe. Aka kanya ndi kuvugana nawe kuko ibihe turi gucamo bitanyemereye guhura nawe. Imana yaduhishuriye uburyo ko dushobora gukoresha kamera, nkaza nkagusanga nkavugana nawe, ko ijwi ryanjye rishobora kukugeraho aho uri, kuko hariho strategies zo gukorera mu gihe kidakwiriye. Mu gihe kidakwiriye si igihe cyo guhagarika ubutumwa, ahubwo ni igihe cyo gukomeza kuvuga ubutumwa nubwo biba bisa nkaho uri mu gihe kidakwiriye. Haleluya! Imana ubwayo ibasha kuguha strategy zo guhangana, ariko bisaba gusenga. Yesu Kristo akimara gusenga hano muri Luka ngo marayika yaraje amwongerera imbaraga, kuko yaravuze ngo habeho gushaka kw'Imana. Iyo wavuze ngo habeho gushaka kw'Imana ukayisenga, iguha strategy zo kunyura muri ibyo bihe ubona ko bidakwiriye. Igihe kidakwiriye nacyo kirasa n'igikemutse. Mu gihe gikwiriye cyose nakirirwa mbitindaho murakizi, ahubwo mu gihe gikwiriye cyo gusabwa no gukora umurimo w'Imana no gucunguza uburyo umwete. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Mucunguze uburyo umwete. Tuba dukwiriye kwihuta cyane mu gihe turi mu gihe cyane, tukabasha kuvuga ubutumwa tukabugeza kuri benshi bashoboka mu gihe turi mu gihe kitadusaba strategy zindi izo arizo zose. Ugomba gucunguza uburyo umwete. Yesu igihe yari ari mu gihe cye gitandukanye n'igihe yari ari i Getsemane asenga rya sengesho twavuze, yaravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Moment ni igihe umuntu adakwiriye ngo ni igihe bugiye kwira, ni igihe umuntu atakibasha gukora. Mu gihe umuntu atakibasha gukora hakenerwa strategy, ubwenge, amayeri yo gukora muri icyo gihe biciye mu gusenga. Ariko mu gihe gikwiriye ni ugukubita ubangura vuba vuba, kuko uba uri kwegera mu gihe navuga kiri kukuganisha mu gihe cya strategy gisa n'ikidakwiriye. Soza, Imana biciye muri Yesu Kristo yaduhaye intwaro zose zitwemerera kuvuga ubutumwa mu gihe icyo ari cyo cyose. Yaduhaye intwaro yo gusenga, iduha ubwenge, igisigaye ni ukubikoresha. Kuko rero natinze ku gihe kidakwiriye, reka nkore conclusion ivuga ngo muri Matayo ibice 10:16 avuga ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahwa. Umukristo iyo ari mu gihe kidakwiriye yemerewe gusa n'intama iri hagati y'amasega. Muzi ijambo rivuga ngo ari ikirura cyambaye uruhu rw'intama. Bisaba yuko mu gihe kidakwiriye umukristo nawe yambara uruhu rw'ikirura imbere ari intama, ariko afite ubwenge nk'ubw'inzoka. Ubwenge, amayera ayo ari yo yose yo gukora mu gihe kidakwiriye. Ariko mu gihe gikwiriye biremewe no gucunguza uburyo umwete gusa. Muvandimwe unkurikiye ukaba utarakizwa, iki ni igihe cyawe nawe cyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo ube umugabo wo guhamya, kugira ngo nawe ubashe gukora mu gihe gikwiriye n'ikidagukwiriye. Ikidagukwiriye cyabonera igisubizo, Imana iguha amayeri biciye mu gusenga ukabasha kukibamo. Rero ndagira ngo usubiremo aya magambo nimba wifuza gukizwa, kwakira Yesu mu buzima bwawe. Iki ni cyo gihe cyacyo.
umunsi nagutakiyemo waranyumvise, niko ijambo ry'Imana riri ngo kandi umunsi wo gukizwa n'uyu sejo. Iki ni cyo gihe cyawe cyo gukizwa. Nimba utari ukizi, iki ni cyo gihe cyawe cyo gukizwa. Ubwo ari uko bimeze, subiramo ano magambo kugira ngo wakire Yesu umwami n'umukiza, aguhindurire ubuzima, akwinjize mu gihe gikwiriye cyo kuba umugabo wawe. Mwami Yesu, ngwino mu buzima bwanjye, umbere umwami, umbere umukiza w'ubugingo bwanjye, babarira ibyaha byanjye byose, usibe izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze mwami Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo nakiriye agakiza, amen. Uraza kubona munsi nimero, nimba koko wakijijwe utwandikire, turaza kugufasha nka play now. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mwakoze ku ntego.